Ngibi ibintu bitanu uba ugomba gukora ukibyuka, umunsi wawe ukirirwa ari umunsi mwiza, umunsi wawe ukagenda neza. Mu bushakashatsi nabashije gukora n'ibitabo byinshi nabashije gusoma, byinshi bihurira kuri ibi bitanu. Gusa ariko icya gatanu nicyo cy'ingenzi cyagufasha cyane kwiriza umunsi wawe ari mwiza, kuba umunsi wawe wagenda neza ugikoze ukibyuka, ukiva mu buriri, umunsi wawe uratangira kugenda neza. Ikintu cya mbere rero uba ugomba gukora ukibyuka cyangwa se uba ugomba kwirinda gufata telefone yawe, ahubwo ukabanza ukinanura, ukarambura imitsi aho hantu hose ukahagorora, ukumva ko wirambuye ku buryo ushobora gufata nk'umunota wose wirambura ukiri mu buriri. Wamara kwirambura ukava mu buriri bwawe, kubemera Imana, ugahita usenga, waba uvuze n'akaririmbo kagushyira mu mwuka ukakaririmba. Ibyo hari ikintu bifasha ku buzima bwawe, hari indi mode bita bikujyanamo, hari n'ibyo bikuraho byari biri imbere yawe. Ku bantu bizera Imana rero ujye uhita usenga, niba uzi n'akaririmbo k'Imana cyangwa agakorasi ukaririmbe, nabyo byaba byiza kurushaho. Ariko ikintu cya mbere uba ugomba kwirinda ukibyuka, uba ugomba kwirinda gufata telefone. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ukibyuka, ugomba kwirinda gufata telefone. Kubizera Imana ugasenga, ukaririmba. Kuba atayizera cyangwa se kuba adakunze gusenga, wowe icyo ugomba gukora ni ukwinanura, ukagorora imitsi nk'umunota wose, warangiza ugahita ubyuka, ntiwongere kwiyongeza ngo wiyongeze iminota ingahe, ahubwo ugahita ubaduka ukava mu buriri ako kanya. Icyo nicyo kintu cya mbere uba ugomba gukora ukibyuka. Ikintu cya kabiri uba ugomba gukora ukibyuka, uba ugomba guhita unywa litiro y'amazi. Bibaye byiza umunsi wose wawumara unyweye litiro 3 kuba bishoboye, ariko ukiva mu buriri ako kanya uba ugomba guhita ugenda ukanywa amazi. Nabyo bifite icyo bigufasha ku munsi wawe, kwiriza umunsi wawe ari mwiza utacitse intege. Amazi agufasha mu bintu byinshi, agufasha kuba umubiri wawe wakoroha, agufasha kuba utacika intege. Ni byinshi amazi adufasha. Jya wihutira guhita unywa amazi ukibyuka, kubera ko igifu kiba cyaraye gikora ibyacyo. Niyo mpamvu nawe biba bigusaba kugira ngo unywe amazi, ukenere n'andi umubiri wawe uzagukoresha. Ikintu cya kabiri rero uba ugomba gukora, uba ugomba guhita unywa amazi. Bibaye byiza yaba litiro, unabishoboye warenzaho, ku buryo ku munsi wenda wajya uwumara unyweye litiro 3. Ikintu cya gatatu rero uba ugomba gukora ukibyuka ni ukwiha intego y'icyo ugomba gukora, y'icyo uri bukore uwo munsi, kandi icyo kintu ukamakinga sure ko wagikoze. Bibaye byiza ufite agakayi n'agakaramu wacyandika kugira ngo utaza kukibagirwa, cyangwa se ukakigumisha mu mutwe, ukiha intego y'uko icyo kintu uwo munsi uri bugikore kandi uri bugikore neza, akaba aricyo ushyira mu mutwe, akaba aricyo ufokasingaho, icyo kintu ukagikora, kandi iyo ugikoze bigenda neza. Ukibyuka rero jya uhita utekereza icyo ugiye gukora, kandi umakinga sure ko wagikoze 100% nk'uko cyasabwaga gukorwa. Ikintu cya kane rero ni ugukora siporo. Shaka akanya wihe nk'isaha imwe ukore siporo. Sinkubwiye ngo ukore siporo zikunaniza, sinkubwiye ngo ukore siporo, kora siporo zoroheje izo ubashije, pfa kuba zitwa siporo. Wihe nk'akanya k'isaha imwe irabaye, ukore siporo. Wakirukanka, wakora push up, wakora sit up, siporo zarizo zose izo ushoboye ukore siporo. Numara gukora siporo wongere stretching umubiri wawe, wongere ujye muri mode neza. Nabyo hari icyo buze kugufasha mu munsi wawe, mu gutangira umunsi wawe neza, kandi umunsi wawe ukaza kugenda neza, kuko uri butangire ufite morale, uri muri mode, ufite vibe kubera siporo wabyukiyemo.
Ukibyuka rero ujye ureba wihe akanya, ubwo ushobora gusetinga niba siporo uri buzikora isaha, ukabyuka mbereho nk'amasaha 2 kugira ngo ubashe gukora siporo ntibize kuvangira n'akazi kawe. Gukora siporo rero nabyo ni ingenzi. Ukibyuka nabyo ujye ubishyira mu bintu ugomba gukora ukibyuka. Ikintu cya gatanu rero ni uburyo ki noneho ugiye gukoreshamo ya telefone yawe nakubujije gukoresha ukibyuka. Ni ukuvuga ngo telefone uzatangira kuyikoresha ari uko usoje izo siporo ziri ku mwanya wa 4. Ibi bintu nubikurikiza nk'uko nabitondetse, umunsi wawe uzajya ugenda neza nk'uko wabyifuje. Uburyo ki rero ukoreshamo telefone yawe: simbuza social media, ibitabo byo gusoma. Nimba ukunda kujya kuri telefone wigiriye kuri social media, byaruta ukajya ku bitabo. Ushobora kugura ibitabo ugasoma, cyangwa se ukajya usoma ibitabo biri online kuri telefone, birakunda, ukabisimbuza izo social media. Ibyo warebaga kuri social media noneho ukajya kubisoma mu bitabo, hari ibintu byinshi bizakungura muri wowe, hari ubwenge bwinshi uzakura mu bitabo utazigera ubona kuri social media. Cyangwa se nujya no kuri social media ukurikirane za social media zifite ibyo zikwigisha. Social media zirahari, hari ziba zifite ibintu byo kuruhura mu mutwe, byo gusetsa, hari ziba zifite ibintu runaka, ariko hari na platform zo kwigisha. Ni urugero nk'umuntu ukurikirana ino YouTube channel yanjye, iyo atize imibanire n'abandi, yiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, platform nk'izo ngizo nizo ugomba gukurikirana, zifite ikintu zikungura ku buryo uyikurikirana hari ikintu nawe uri buze kungukamo, kuruta kwirirwa ureba ibintu bitari buze kukungura. Inama nakugira rero nuko izo social media zakugeza imbata, waba uziretse gato ukimukira ku bitabo, ukabasha kungura ubumenyi buri mu bitabo, cyangwa se ugakurikirana imbuga nkoranyambaga zifite ibyo zikwigisha. Ndabizi neza, ndabihamya nashidikanya ko ino video igufashije. Niyo mpamvu nawe musaba kuyisharinga ku nshuti zawe, nazo zibashe gufashwa n'ibingibi mba nabateguriye, ubu bushakashatsi mba nabakoreye. Urayikinga ino video, umbwire ikindi kintu muri comment naza gukoreraho ubushakashatsi, tukaza tukakivuga ahangaha. Uri umunyamahirwe ko ugejeje iyi video ahangaha, ariko hari igihe aya mahirwe utazongera kuyabona niba utarakanda subscribe. Kanda subscribe, tuzajya tubana buri munsi. Kuba utarayikanda ushobora kuba ari bwo bwa mbere n'ubwa nyuma ubashije kumva ibiganiro byacu. Ikiganiro cyari imibanire n'abandi kinyura kuri PD Media, naho njyewe ukigutegurira nkanakikugezaho ni njyewe ID Banda. Andika muri comment ikindi kintu ushaka kumenya, cyangwa se icyo twagukorera ubushakashatsi, tuzagirebe ubutaha.